reka gatangwa mbanze nshinege abantu niba uri umunyabyaha uyu munsi ukaba wibwira ko ari imirimo myiza ukora ukumva ko harahana izandikwa ntaho kuko ntacyo bimaze utarizeye Kristo utari umukiranutsi ntacyo bimaze nano niba uri umukiranutsi ukora imirimo mibi ni imirimo itari yawe ntacyo bimaze nabyo. Erega abantu benshi ntago bazi iyi mirimo dukora myiza ku isi ikimaze. Abantu benshi bazi ko ari zatujana mu ijuru. Izatujana mu ijuru ni kimwe cyonyine nuko twizeye Kristo nk'umwami n'umukiza ngo bwacu. Iriya mirimo n'amagarade n'amapete tuzambikwa. Ariko kubera ko wihamagaye uraza gusanga Imana iraza nyuma amafaranga aze mbere. Ariko niba warahamagawe wowe uraza intego ufite ari imwe aruka abantu babwiga ubutumwa bwiza haba ibigutunga n'umenye biturutse. Ndabango nicyo kibazo abakristo uyu munsi wa none bafite. Umupastor ajya hariya akajya kwiga theology akivayo kabagiye bati ngiye gushumba abantu mu by'ukuri kubashu Bible iravuga ngo ntaga impumyi ishobora kurandata iyindi ntabwo bishoboka. Yes bakuzi ba Gisha TV mwongeye kwirigwa amahoro mwongeye kurara amahoro bitewe naho muherereye. Yes turabaramukije turabipfurije kandi umugisha w'Uwiteka kuri mwebwe mwese mukurikiye Gisha TV. Yes uno munsi n'undi munsi udasanzwe kugira ngo twongere tubayishurire by'abiganiro byanyu buri munsi twama tubereka byiza kandi biryoshye bifasha imitima yanyu. Yes uno munsi ni no more again twufise abatumigwa umwe musanze mumenyereye kuri Gisha TV nakiri umushitsi ariko twagiranye ibihe byiza muri Noneho cyane mu kiganiro cya Nowadays Love. Yes mumaze kumumenyera ariko kumwe n'undi musore mwiza vraiment wiboga asa neza yuzuye vraiment ndibaza ni za size muri no misi basanzwe bakunda abantu bose. Bro uremera kuri boga rese? Ndayibona kese ndayibona ko ndivuga ariko ndibaza ko wakoga ntaguma gutereta bankora hese ntago bakubona uraga. Yes bro ndakwakiriye kuri Gisha TV. Murakoze cyane. Amazina yanjye ni Kumesenge Honore nkaba ndi umukristo mu itorero rya Church of God ikirenzo nkaba ndi n'umukiranutsi. So uyu nguyu ni inshuti yanjye turasengana byose turasharinga. Yes namwe urashaka kwivuga kuba tanzi nitwa Niyongabo Ephrem ndi umukristo ndakijijwe sengera mu itorero rya Church of God nk'uko Honore yabivuze. Church of God Gicukiro Kigali niho dusengera niho sengerwa cururi umubyeyi wacu cyangwa umubyeyi wanje akaba ari Pastor Bosco. Ati ndagukunda ndabizi kuri kunkurikirana ariko ndagukunda. Ako ukuntu ukunda umubyeyi wawe cyane ako kantu maze kukumva kenshi nta munsi n'umwe twakira ngo ntuvuge umubyeyi wawe. Ubundi ntavuze umubyeyi nanjye ntabwo naba nivuze. Kandi ikindi baravuga ngo usasura uva ku cuma. Rero nkunda umubyeyi wanjye ni umuntu yitaho ni umuntu ndera buri munsi. Ubundi uyu munsi ni kubera we ntabwo natinda kubivuga. Ndamukunda cyane. Wow yes bamukurikirana cyane ni umubyeyi mwiza twakoranye n'ikiganiro kuri Gisha TV ariko twuzumurembe Bosco ni Reverend Pasteur. Yes ndabakiriye rero sasa mu kiganiro cyacu tugiye kuganira ku jambo rivuga ngo abakristo bo muri no minsi ariko n'ubundi ni cyakiganiro no more cyakiganiro ushobora kumenya ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Tugiye kurabira hamwe rero sasa muri no minsi abakristo baho bitwara gute cyangwa ubuzima babayeho butandukaniye n'ubuzima Kristo bukabaye buhari muri rusange. Yes ikibazo cya mbere duherako reka mbere kuri Honore iyo wumvise umukristo wumva iki? Ubundi umukristo muri cyo nkurikije ijambo iryo zina ubwaryo numvamo Christ. Niba ngo ni umuntu ahabwa iryo zina bitewe na Kristo nyine yakurikiye bitewe nuko yizeye Kristo akaba birenze no kuba umuforowa
birenze no kuba akurikirana Kristo ahubwo akaba inshuti ye niko nabyita ku mukristo. Bo dukurikije amajambo uvuze ati ijambo umukristo riva ku ijambo Kristo. Bivuze ngo umukristo ni umuntu yizeye Kristo. Yes Ephrem, niko byumva. Nanjye niko mbyumva. Ugiye kureba mu ijambo ry'Imana aravuga aryo jambo ryahereye babona intumwa, babona abantu bakurikiye Kristo ibyo bakora, bakabona bisa nk'ibyo Kristo yakora, nk'ibyo Yesu yakora. Barangije bavuga ngo bariya ni aba Kristo. N'iryo jambo umukristo ryatangiriye. Bariya ni aba Kristo ko babona ntaho batandukaniye na Kristo. Rero iyo numvise umukristo nagombye kubona umuntu ukora ibintu nk'ibyo Kristo yakora. Ariko aho ngaho itamba ko arimo akabazo. Bivuze ngo harabitirirwa aba Kristo batari aba Kristo. Kuko bivuze umukristo, uwa Kristo nukora ibintu nk'ibyo Kristo agira gute yakora. Nese uyu munsi tugiye kureba mu itorero ry'Imana canke mu bitwa aba Kristo nuko bakora ibyo Kristo yakora. Ahongira niho tuza kugana neza na neza. Yese hakuruvuze ati ngo hariho abantu baba Kristo by'ukuri n'abandi biyitirira Kristo. Yese kuri wowe nk'umuntu yiyitirira Kristo n'umuntu uki? Uyu munsi hari abantu bazi ko bakijijwe kandi batakijijwe, bari mu cuka cy'agakiza. Uriko byumva? Uyu munsi gukizwa ni iki? Abantu benshi bazi ko gukizwa ari bya bindi dukora nk'umuhango, umuntu akaje imbere y'abantu ngo dakirese umwami n'umukiza ngo bwanjye. Iriya ni ikimenyetso, ni symbole igaragaza ko umuntu yakijijwe. Ari gukizwa ko umuntu bihera muri we. Uri kubyumva? Noneho ugiye kureba ijambo ry'Imana avuga ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana. Bivuze ngo kwitwa umukristo ni umuntu abacitse umwana w'Imana. Ariko uyu munsi ugiye kureba mu itorero ry'Imana ntabwo abantu buzi umwuka wera bose. Kandi butaruzi umwuka wera ntabwo uri umwana w'Imana. Ni ijambo ry'Imana ribivuga. Umuntu kunkurikirana ashaka kugira impaka agenda asome mu Baroma 8:14 haravuga ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana. Noneho Yesu Kristo ngo yabatiza Yohana ngo yabatiza abantu ngo mu mazi, arangije avuga ngo ugiye kuza we azabatirisha amazi, azabatirisha umwuka n'umuriro. Uri kubyumva? Bivuze ngo umubatizo wa Kristo utandukanye n'umubatizo wa Yohana. Yohana we yaje ari nk'integuzi ije gutegura Kristo, ije gutegura inzira ya Kristo, sibyo? Ariko agaragaza neza ko Kristo naza we azabatirisha umwuka niki n'umuriro. Bivuze ngo niba utarabatijwe mu mwuka ntabwo uri umwana w'Imana. Uyu munsi baratubwira hari ijambo bakunda kuvuga ngo gusenga data ngo mukuri no mu mwuka. Abenshi baratubesha bakaja kudusobanurira ibintu bitari byo. Yesu Kristo yavuze ngo igihe kirarije kandi kirasohoye aho abasenga data bazamusenga mukuri no mu mwuka. Mukuri ni ukuhe? Ni ugukiranuka. Mu mwuka ni iki? Ni ukuzura umwuka wera. Abyumvise? Kuzura umwuka wera ni iki? Abantu benshi babazi ngo bari mu itorero ngo buze umwuka wera. Nyene kuko bari aho ngaho bazi ngo buze umwuka wera. Tuti yanjye ikimenyetso cy'umuntu yuzuye umwuka wera ahabwa impano yo kuvuga muri rutamenyekana. Tuti yanjye yuko nkurikirana kubatizwa mu kuri no mu mwuka ni okay. Gusenga data mu kuri no mu mwuka ni iki? Gusenga data mu kuri no mu mwuka duhere mu kuri. Mu kuri no mu gusengana mu gukiranuka kose. Sibyo? Niyo ibintu byose uko bikora mu kuri. Sibyo? Mu mwuka no gusenga muri rutamenyekana. Ijambo ry'Imana riravuga ngo abasenga muri rutamenyekanye ngo ntabwo ari abantu barira. Ngiye usenga muri rutamenyekanye ngo ntabwo ari umuntu barira. Ntabwo ngo ubikuganira na data direct. Uri kubyumva? Uri kubyumva? Ariko uyu munsi baradufunyikira ntabwo bitubwira neza. Kuzura umwuka wera abenshi mu nsengero uyu munsi babazi ngo buzuye umwuka wera ngo baraho iki niki kandi ntabwo bigeze buzura umwuka wera. Ikimenyetso cyo kuzura umwuka wera nuko umuntu ahabwa impano yo kuvuga ururimi rutamenyekana. Niba utarayihawe ntabwo bigeze buzura umwuka wera. Uyu munsi mu macaci menshi mu matorero menshi dutunze abapasiteri benshi batuzuye umwuka wera. Ariko uyu munsi atagaye imbere batwigisha baratubesha. Sorry gato. Hari umupasiteri yo bariho watuzuye umwuka wera. Yego. Mugeze ikimenyetso cyo umuntu umwuka wera nuko avuga ururimi rutamenyekana. Mu gutaruza utavuga ururimi rutamenyekana ntabwo buzuye umwuka wera. Tujye tubwira abantu ukuri. Ijambo ry'Imana ngo muzamenye ukuri kandi ukuri ko kuzabatura. Niyo mpamvu uyu munsi mu itorero uyu munsi
nta buzima bw'Imana bukiri mu itorero uyu munsi kubera iki aho ngaho nyine urumva no kuvuga ngo ikigaragaza ko uriho ni iki nuko hari movement ukora ibigaragaza ko ubuja ukora neza n'umwuka rero kugaragaza ko uhari ko ufite muri wowe bigomba kuba ahubwo hari ikintu Ephrem yavuze ati hari abapasiteri bishobora gushika ugasanga bayeho ataruzura umwuka wera. Yego cyane. Wewe ubihuza gute kuba umukristo uno munsi? Noneho nkubwiye kano kantu niba ataruzi umwuka wera ntiyakijijwe ariko tubesha gute umuntu rero sasa uno munsi yitwa umukristo afise uwo mupasiteri atuzuye umwuka wera? Ndabango nicyo kibazo abakristo uyu munsi wa none bafite. Umupasiteri ajya hariya akajya kwiga theology akivayo kabagiye bati ngiye gushumba abantu mu by'ukuri kubashu Bible iravuga ngo ntago impumyi ishobora kurandata iyindi ntabwo bishoboka niba ngo uzasanga abo bana areze aba bandi ari gutoza agakiza nta kintu bari kibarimo bivuze ngo uko kudindira cyangwa uko kutamenya ukuri hanini ko bakristo ntago rero bashobora kubaturwa uko kuri kudahari kuva kubabigisha nesire mu Imana rivuga ngo amavuta ava ku mutwe kamanuka niyo mpamvu ntago nshobora kwivuga ntavuze umubyeyi wanje ukubera iki nzi yampaye ukuri n'umuntu ntoza cyari kuntoza n'umuntu nyigisha nta kintu na kimwe natunga cyaza kiruta umubyeyi wanje nta mafaranga natunga yaza kuraho kari umubyeyi wanje nta kintu kimwe cyamuruta uyu munsi nta n'ikintu azaza kuko we afite igice mu bingize cyihariye kinini mu mubiri wanjye. Hari akandi kantu umuvandimwe yavuze arimo aravuga gusengera mu kuri avuga ko kuriya kuri gusobanura kubura umukiranutsi ndagira ngo nyine kabe clear neza abantu badukurikiranye baze kukumva cyane. Bible aranivuga ngo gusenga k'umunyabyaha ni kizira noneho ibaze nuvuga ngo uko umukiranutsi niko kugira ute niko kumvwa nuvuga ngo rero udasengeye mu mwuka udasengeye mu kuri ntago ubura umukiranutsi nuvuga ngo no gusenga kwawe ntago ushobora kumva. Wewe wemeza ko umukiranutsi ari umuntu ameze gute? Umukiranutsi ngira ngo natangiye nayo mbivuga ko ndi umukiranutsi ntabwo nkuko mu Efeso ibice 2 umurongo wa 8 kugeza kwa 9 habivuga ntabwo ndi umukiranutsi kubera imirimo nakoze cyangwa se ibyo nkora ahubwo nambaye gukiranuka kwa Yesu Kristo ko kwizera Kristo kubwo kumwizera. Bivuze ngo ugukiranuka kwawe ni ibintu byabayombe ni ibintu byarangijwe na Yesu Kristo. Yes, ni gift nahawe. Ubu nubwo ukora icyaha ngo muri umukiranutsi ese cyane iki reka nkubwire mba nkubwire icyane iki niba ngo abantu badukurikiranye baze gusoma Abefeso ibice 2 ushatse wahera ku murongo wa mbere kugeza ku wa nyuma ariko especially aho nifuza ko wasoma 8-9 Ephrem sinzi ntago turi wasome ariko havuga yuko twakijijwe kubw'ubuntu noneho munsi ku 9 akatubwira ngo kugira ngo hatagira umuntu wirarira akavuga ngo ukugukiranuka nambaye nuko uyu munsi ndamutse ugukiranuka mfite ari ukwanjye ngeze no mwijoro ahubwo na Yesu namumanura hamwe ati we ntacyo wamfite. Uzi abakristo uyu munsi hamwe ati basi kicyaha ari gusambana ari ukwiba ari iki biri no gusambana ntago icyo ni icyaha ntago ari icyaha no kutizera Kristo ziriya ni imbuto z'icyaha ariko byumva niyo mpamvu jewe umunsi ndi umukiranutsi nta cyaha nkora nutukana rero jewe nta cyaha nkora impamvu uyu munsi abenshi banisanga muri ubwo busambanyi banisanga muri ubwo bubeshi banisanga muri ubwo kwiba nuko babigishije ko gukora icyaha ari bibi k'icyaha ari biriya bintu ukoze. Umwana iyo mubujije ngo ntakore mu muriro agira amatsiko yo kumenya se n'inkora mu muriro biragenda gute ariko abantu bakeneye kwigishwa ubuntu bwa Kristo ko Kristo ntago dukiranuka kuko twirinze kuyisambana twirinze kwiba twirinze kugira gute oya dukiranuka kuko twizeye Kristo amaraso yatwogeje ijambo ry'Imana avuga ngo mubari mu isi bose ndetse no mu ijuru nta mukiranutsi hari usibye uwogejwe n'amaraso ya Kristo. Ahandi hagatangwa ku cyaha ndavuga ngo Bible ivuga yuko kwizera bizanwa no kumva no kutumvira sasa ni nk'impanga y'icyaha yo kutizera ni impanga yo kutizera ni igishane cyo kutizera yego birasa kuko nanuze na Eva na Adamu ntibumviye
ni nako kutizera sasa. Genda kene wenda kano kantu kari clear somehow kuko abantu benshi no munsi bazi ko gukora icyaha ari just ariko akunda utukana cyangwa kudakora icyaha ari kwirinda ivyo bintu. uyu munsi wowe uyu munsi reka ngurugero wowe ntago wabyirinda ngo bishobore. Niyo mpamvu uyu munsi wa Kristo wa kino gihe stili babyisangamo ibyo twita ibyaha kuko icyo twita icyatsi cyo cyaha icyaha kutizera izindi iriya ni imbuto za kamere. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana tuvuga ngo twitoze cyane ibyo gukiranuka, twitoze ijambo ry'Imana kubera ko nitubyitoza bizatuma uri kubyumva za mbuto tuzapfa kuri za mbuto uri kubyumva. Noneho numenye uriwe uzamenya ibyo ukwiye gukora. Impamvu uyu munsi ntakora ibingibi bitwa ibyaha, kwiba, gusambana, kugira gute, nta garuka ari icyaha. Impamvu ntabikora nuko ubwami ninjiyemo ntago bubinyemera kubikora kuko ziriya ni imbuto z'icyaha zikogwa n'umuntu tarakizwa. Ariko iyo umuntu yakijijwe abaho mu gukiranuka. Gukiranuka ni Kristo. Iyo nakiriye Kristo ndi umukiranutsi. Uyu munsi ndi umukiranutsi nta cyaha nkora. Agataho Bible ivuga ko hari imirimo twateguriwe kera na Kristo tuzagenderamo nk'abantu bizera. Iyo mirimo rero nta cyaha kirimo. Nta cyaha kirimo. Ni ibintu biri right, biri mu mucyo. Niyo mpamvu umukiranutsi nta cyaha akora. None se ko ndakunda kumva cyane mu musengero njyewe ndero kuntu nakunda kujya mu byumba by'amasengesho numva ari aboro hari ukuntu wavuga ibintu byo kwihana ibyaha mbere yuko ujya gusenga. Ari nasanga hari kurukarabira kubikarabiro bro. Biriya bintu njyewe mvuga ukuntu mbibona abantu babikora niba ari mu biriya bintu abari abantu umuntu wese ubikora abadukurikirana bari kutwumva ni ikimenyetso kigaragaza kutizera. Ntabwo wizera Kristo kuko ntabwo wowe yapfiriye ubusa. Yego nico ushaka kuvuga wowe wemera yuko wakijijwe kandi ukozwe ibyaha byawe byose. Wemera ko hari ibindi ugifite. Noneho ijambo ry'Imana kundi rivuga ijambo ry'Imana ngo isengesho ry'umunyabyaha ni urusaku mu matwi y'Imana. Niba uzi ko umunyabyaha ntunasenge ntacyo iryo sengesho ntacyo ryavuga. Ni umurimo utari uwawe. Ni umurimo utari uwawe. Bamwe bakora ibyaha rero sasa bashake babireke ntacyo byamarira n'ubundi. Ariko umuntu avuga ati je maze iminsi nkora utwaha twinshi reka basisenge ndako nukutamenya. Erega ikamubwira ikibazo kihaba. Niwitoza iby'umwuka uzabaturwa kuri bya bintu ukora kwita ibyaha. Ariko nutitoza uzisanga stile muri bya bindi ariko warakijijwe. Ese nkubaze ntiwitwa Tony? Uri umwana wandi? Papa witwa nde? Izina rye Jibat. Jibat. Irindi igiki nyangwa shaka igikirundi. Ndize Okay. Ubu ngubu ubaye mujuru bava kuri umujuru kwandi. Okwandize. Ubaye umusambanyi bakuru umusambanyi wo kwandi. Okwandize. Wowe nta kintu kimwe wakora cyagutandukanya na papa wawe. Uyu munsi umuntu yakijijwe. DNA z'abyeyi zazigiye ku ruhande mba nakiye DNA za Kristo. Nta kintu na kimwe cyantandukanya na Kristo. Wow. Bisobanura ngo nubwo umuntu yokora ivyo byaha rero sasa stile akamaro. Oya ntago ndi kuvuga ngaje kubikora cyangwa ntabikora. Reka tunabigire clear. Reka tubigire clear sibyo? Nuvuga ngo ubundi Imana ukuntu imeze natire y'Imana. Ni Imana yerago kandi ngo nta kintu kibi na kimwe ikora. Kubera iki ishobora kwica umuntu kuki utakita icyaha. Kubera ko muri kamere yayo nta kibikora. Ntaco. Nuvuga ngo nubwo wowe urabona ari kibi kuri mu binyine. Uri kubona nta mpamvu yayikoze. Uri kubona nta nyina ari bibi kuko nawe uri mubi uzi. Sona ngo mu byukuri rya muntu yakoze ikiya cyane nubwo biba yitwa ngo waraseye. Sono uyu munsi jewe. Yankubwiye kino kintu. Sono uyu munsi jewe. Paulo yaravuze ngo ngambira ko ari byiza ibi bikantanga imbere. Je ntaga ruko nguko. Jewe uyu munsi ngambira gukora ikibi ikiza ikantanga imbere kubera Kristo afite muri jewe. Nabaga kantu bakumve neza. Uvuga ngo uri umunyabyaha. Reka duca. Paulo yabivuze kubera gutahura guke. Wibuke siwe yavuze ngo nta mugore ukwiye guhagarara imbere y'itorero. Kwiriye ko gutahura guke. Sibyo? Yes. Ko gutahura guke. Uyu munsi dufite abadamu ba Pasteur buzi umuka wera. Ari cyane. By the way anyibukije mu byara twigeze kuganira n'urandiro Imana senga tu.
niwe yigeze kutubwira ati ngo none mwebwe murasenga muremera Yesu Kristo gati turamwemera ariko ngo mufata gute bagiye bagore bigisha ijambo ry'Imana ati ibi bintu mbona bigezweho birabaho nta mugore w'Imana akwiye guhagarara muri Bibiliya hari ibintu umuntu yavuga kubera we bitewe no gutahura afite. Ni nayo mpamvu uyu munsi mu byuma by'amasengesho usanga bakiciyanisha abantu ngo bature ibyaha ni ugutahura guke kuri abyumvise ni ugutamenya umumaro wa Kristo icamuzanye. Reka hagati mbanze nca intege abantu, hariho abantu rwose baba bakwiye guca intege. Niba baguca intege ntiwumve ko bakupfobeje, ariko ugomba kwiga ikintu. Niba uyu munsi wa none uri umunyabyaha ukaba ukora ikintu, ubwo turimo tugenda kuri bya maze kuvuga ko Imana ishobora gukora ikintu kibi, ariko yo kigaruka ikavuga ngo njye nta kibi nkora. Niba uri umunyabyaha uyu munsi ukaba wibwira ko hari imirimo myiza ukora, ukumva ko harahana izandikwa ntaho, kuko ntacyo bimaze utarizeye Kristo, utaritwa umukiranutsi, ntacyo bimaze. Nano niba uri umukiranutsi ukora imirimo mibi, ni imirimo itari yawe, ntacyo bimaze nabyo. Erega abantu benshi ntago bazi iyi mirimo dukora myiza ku isi ikimaze. Abantu benshi bazi ko ari izatujana mu ijuru, kandi ntago ari izatujana mu ijuru. Izatujana mu ijuru ni kimwe cyonyine, nuko twizeye Kristo nk'umwami n'umukiza bwacu. Iriya mirimo n'amagarade n'amapete tuzambikwa. Ijambo ry'abavuga ngo ni inyenyeri. Bishobora ngo inzira yo kuja mu ijuru ni ukwizera, ntago ari imirimo. Wowe ukora iyo mirimo ngo uzaje mu ijuru. Ari umugabo muri Bible wabwiye Yesu aramubwira ati tinitondeye amategeko yose kuva mu buto bwanjye ngo nta na rimwe nigeze breaking ngo ariko mbwira inzira ndagenda kora kugira nzahabwa ubwami bw'ijuru. Urukumva iyo challenge yarahaye Yesu nko kumbwira ati byose ibyo mwansabye narabikoze. Yesu ahita amwereka kuntu ibyo yakoze byose ari zero. Ambwa ati rero wowe genda ufate ibyo ufite byose ubitange. Ubukire yavugaga ntabwo bwari ubukire bw'amafaranga, bwari umukire bw'iyo mirimo we yirunzeho, yiyumva ko yakoze. Iyo yose yirekure kuko ntabwo ishobora gukiza, birekure byose ubirekere. Sona ngo imirimo gise ni ibintu biza byongera ku kintu wizeye cyane. Iyo mirimo yirekere ibyo bintu biha abakene yavugaga ni abakiranutsi. Abakiranutsi nuvuga ngo iyo mirimo ni y'abakiranutsi ntabwo ari yawe. We kutarizera ntabwo bikureba, nta nicyo yakumarira, nicyo bisobanura. Sona ikiza cy'imirimo ntabwo tukubwira abantu ngo ntibakore imirimo, kuko amprise utinda umurimo w'Imana nikije ugenda ucika kwera kw'Imana wo kubaho burundu. Uri kubyumva? Noneho ugenda ubatuka muri twatugeso twazambuto zica. Uko utinda muri uwo murimo ni nako bigenda biza. Urumva? Kuko uyu munsi urugero umuhoga ashaka ari umusambanyi, akavyo hanze ari umusambanyi yameze nabi, akaza mu itoro, yaza mu itororo akinja muri worship team, akaja muri imirimo kanaka, sibyo? Wa mwanya yafite mu rugo nta kintu ari karakora, azaja kuri church. Izaga zagenda imwokipa amprise bitindamo, amprise agenda sanabyo. Nico ciza ciyo mirimo akiri hano mu isi. Kandi ikindi nuko imirimo yo Bible tubwira yuko izadukurikira. Ntabwo ariko tuzayikurikira, izaza nyuma. Yego. Kandi ngo buri muntu wese azahemberwa iyo mirimo, ariko azahembwa mu ijuru yamaze kujyayo. Nivuga ngo nico kintu cyo kiri kitorero cy'uyu munsi ntabwo bari kubwiga ukuri, ariko rata nabo sibo nababwira kuko uri ntako bazi. Yes, nico kintu nshaka ko twinjiramo neza na neza, kubera ko muri no minsi genda umunyamakuru hari ibintu byinshi dukunda kumva byeze hano hantu, yaba mu Burundi yaba mu Rwanda, yaba giste ku bakozi b'Imana. Ku kintu cyo kuba abakozi b'Imana muri no minsi bafashe imirimo y'Imana nk'ari business kujya imbere. Ndashinze itorero, nkeneye ko bizotunga umuryango wanjye gusumba uko bigisha ya nkuru nziza ya Yesu Kristo. So muri no minsi kuko turavugaga kiza ko muri no minsi cyangwa abakristo bo muri no minsi just muri no minsi mubona by'ukuri aba pasteur ibintu bariko barakora byo kubabozana business bakashaka kuyinjiza mu itorero ry'Imana cyane gusumba uko botanga ubutumwa bwiza. Bo biva kuki ugiye kuraba ni kubera ko mengo muri no minsi hari ukuntu ya nyota ba Paulo bari bafise kuvuga ubutumwa bw'Imana, ya nyota yamye hari guhera kuri wa Mose. Uno Mose mengo ntihari mu rusengero, ni ndakubwira ivyo wawe araguprofetiza then akapaka amafaranga. Diste ubona biva kuki? Ndikakubwire kano kantu. Kambwire kano kantu. Yes. Cyangwa baravuga ngo abahamagawe ni benshi ariko abatoranijwe ni bake.
uri kubyumva nkeneye kumva kino kintu cace ishobora kuba ifite abantu 200 abo bantu barahamagawe aho gasanga baturanijwe ntabwo barenze 3 uri kubyumva hari guhamagagwa no gukurikira Kristo ukamwizera hari no gutoranwa ni igihe Kristo akugabiza umurimo we ukagera gute ukaja gukora rero abenshi bari kwisanga mu gutoranwa kandi bataturanijwe bakabyiyinzizamwo niyo mpamvu uyu munsi biriko birabajabuka Nuvuga ngo reka tubishyire mu rugero uyu munsi bahamagaye abantu 100 ngo muze muri interview y'akazi umuntu akinumina kuva ati naye ndege mu kazi akajya ku ishansiye agakora n'abandi bari gukora nuvuga ngo wazajya guhembesha bamubwira ati wowe turabona nta hantu wanditse bisobanura ngo hariho that's why Bible ivuga ngo umunsi umwe bazaza bambwira ati twakoze bimwe ntabwo bigeze bamenya kuko nta hantu bigeze bandi mbakano kantu ngo bazaze imbere ya data ngo data ngo twarakuvugira mu izina ryawe twagukora mu izina twanura mu izina ryawe data babwire ngo mba mu maso mwankozi zibi bimwe kuko sinigeze mbamenya wumve kino kintu unyumve neza kubera iki bahanura mu izina rya Yesu kandi Yesu atabazi ni kubera ko baritoranyije uri kubyumva baritoranyije bamaze kwitoranya biha umurimo ntawe ubaha bahaye Yesu Kristo nawe niba ushatse gukoresha niba uri umuvolonteri aragukoresha uri kubyumva niyo mpamvu uyu munsi hari abantu ari ibyapa icyapa kakubwira ngo muri metero 500 uri kubyumva urabugeze ku nzu yitwa uku cyangwa urabugeze ku bitaro ese cyo cyapa cyahageze gihagaze aho ngaho kimwe n'urwo rugero niwivanga mu bandi bakozi ntabwo uri buterura itefari ngo bakubuze ntabwo uri bufate inyundo ngo bakubuze urabikora kandi urazamura inyubako ariko uzajya guhembera wumve rino jambo bivuze ngo uyu munsi hari inkozi z'ibibi zitari abakozi b'Imana ntiwumva ko utarakizwa bya bindi wakoze byose byitwa bibi Majomba iri jambo nawe natinda kurivuga kuko ari byiza nubwo ubona ari byiza mu maso y'abantu ariko ni bibi niyo mpamvu nkubwiye ngo uyu munsi hari inkozi z'ibibi atari abakozi bitira abakozi b'Imana kandi ari inkozi z'ibibi niba abandi nakubwiye batigeze buzura umwuka wera batigeze bakizwa kandi uyu munsi ari abapasiteri matorero urumva nibyo uri kurambwira torero barigize iki barigize business erega umurimo w'Imana uriho kugira ngo tunga abakozi b'Imana ntago ari ikosa kuba umukozi w'Imana yatungwa n'umurimo w'Imana ntago ari ikosa na Bible irabyemera Ndiko byumva ariko kubera ko wihamagaye uraza gusanga Imana iraza nyuma amafaranga aze mbere ariko niba warahamagawe wowe uraza intego ufite ari imwe ariko abantu babwiga ubutumwa bwiza haba ibigutunga n'umenye biturutse kandi n'Imana iba yabitanze kandi bajyaturutse mu bakristo kwaka amafaranga abakristo n'umupasiteri ni bibi cyangwa si bibi ntabwo ari bibi ntabwo ari bibi ahubwo abakristo dukwiye kumenya ngo uyu muntu gutoka amafaranga ni muntu ki uyu munsi isa jambo nyine baravuga ngo abaherezi nta murimo n'umwe bakwiye gukora usibye gusavinga Imana gukorera Imana sibyo Imana yababujije gukora sibyo none navuga ngo muzatungwa n'imirimo y'amaboko y'abakristo sibyo abakristo nabo bazarima beze bazahinga beze kuko mwabasengeye ari kubyumva ariko uyu munsi abapasiteri benshi bibereye muri business ese wowe no muhereza no mutambye habe namba uyu munsi umutambye dufite abapasiteri benshi ariko bose ntabwo ari abatambye ari kubyumva umutambye ni wa wundi yaretse buri bye byose ari kubyumva yaretse akazi yaretse ubucuruzi yaretse iki haba ngo nkurikiye iki umurimo w'Imana uwo nguwo Imana yemera ko tuyamuhereza ari kubyumva rero we kuyafata akamutunga ijambo ry'Imana rirabyemera yes mujye muyabahereza sibyo ariko banza urebe uwo muntu guha bimeze bite ijambo ry'Imana ngo mubibe mu butaka buzima mu mavuta mazima ese urebe banza urebe se uwo muntu kubibamo kweri afite amavuta mazima cange nawe ari karambibamo ubutumwa bwiza hari ibintu bizima ndi kwakira erega kano kanumve kano kantu je guhereza amafaranga umutambyi ni inyungu kuri jewe ntago ari inyungu kuri we uri kubyumva ni inyungu kuri jewe ntago ari inyungu kuri we ni ishema
kuri jewe uri kubyumva rero niyo mpamvu kuyabahereza nta kibazo kirimo. Wow guys umuzino ikintu mbona reka kino kiganiro tumye tuganira ndibaza kugera no mwijoro gusa ndibaza ko bamaze kumva vibe abantu bariko baradukurikirana barumva ko ari ibintu byagutse cyane gose. Yes reka tugisubikire ngaha muri kano kanya tuzokora part 2 kuko aywana hazoyeshe kubera ko kino kiganiro kirageze cyane gose. Yes reka tugende twiyumvira ibindi bintu byinshi cyane gose dufite ibibazo byinshi biri related niyo CJ ndibaza yuko tuzokora ibintu byiza cyane gose. Yes mwakoze kwitabira kuri Gisha TV. Mwakoze kudutumira. Yeah, alright. Mwakoze cyane. Thank you so much.